Football ni business burya kimwe n'izindi, habamo amahirwe ariyo agufasha kunguka ndetse hakabamo n'icyo umuntu yakita umwaku, ubwo ni uguhomba nyine, hakabamo n'ubumenyi. Ibi ndabivuga nshingiye ku mukinnyi wahoze afatira ikipe ya Arsenal, uwo nta wundi ni Aaron Ramsdale, aho yayinjiragamo ahagana mu 2021 ukwezi kwa munani tariki 19, avuye mu ikipe ya Sheffield Wednesday. Ikipe ya Arsenal mutangaho miliyoni 28 z'amayero. Uyu mukipa yaje Arsenal itameze neza kuko mu icyo gihe yari irangije season cyangwa se yari irangije season iri ku mwanya wa 4, iramuzana Arsenal ubona ko itangiye kugira noneho communication hagati nyine y'abakinnyi, itangiye kwiyubaka, itangira no kuza mu myanya yayo nyine wa mwanya wa 2, itangira noneho no kubona ko ifite n'akantu ko gupiganwa. Mbere yari ya kipe nyine usanga n'ubundi igumana umwanya wayo wa 2 ariko bashyizemo ikinyuranyo cy'amanota menshi, ubona ku bijyanye no guhanganira n'igikombe cya English Premier League biba biri kure, ariko mu iyo sezo wabonaga ko noneho biri guhatana bigaragarira buri wese. Ibyo byaje kugaragara rero hagana mu 2022-23 ubwo bari bamaze kuzana uyu munyezamu Aaron Ramsdale kuva mu ikipe ya Sheffield Wednesday. Uyu munyezamu abyitwaramo neza, gusa byaje kugera igihe ubona ko atangiye kugenda yiraramo ukuntu, ukajya ubona ko afite kujenjekamo, kuko nyine yari amaze kwiyumva ko ari we number 1 mu izamu, mbese yamaze kugafata niko umuntu yabyita. Aba manager cyangwa se n'abandi bayobozi b'ikipe ya Arsenal bakajya babona bidakwiye, kuko hari udukosa yagendaga akora ugasanga ikipe itakaje amanota mu buryo budakwiye, ugasanga niwe byaturutseho cyane, ugasanga nyine yagiye akora amaherere, akora amakosa amwe uvuga ko harimo kwirara cyane. Biza rero kumushyirishamo, baravuga bati reka uyu munyezamu tumuzanireho undi mukipa, amushyireho pressure kugira ngo biriya bintu byo kwirara abigabanye, yumve ko ari mu izamu, hanze kuri bench hari undi isaha n'isaha yasimburwa. Niko baje kubikora rero, aragiye ikipe ya Brentford ibatiza umunyezamu w'umunya Espagne, uwo nta wundi David Raya, baramutiza rero ahagana mu 2004, ubwo kuvuga ngo ahagana mu 2004 mu kwezi kwa munani tariki 14 nibwo Brentford nyine yatije umunyezamu David Raya. Arsenal ibaha miliyoni 3.5 z'amayero, aza yitwara neza ndetse abasha gucalenjinga uwo bise Aaron Ramsdale, aranamurusha niko umuntu yavuga, kuko yagiye akora nyine clean sheet nziza cyangwa se save nziza, agenda yitwara neza muri rusange, bituma uwo bise Aaron Ramsdale agenda yibura, agenda atagaragara, ugasanga nyine bya bikorwa bye yakoze mu minsi ye ya nyuma byo kwirara n'iki, ugasanga nibyo bigaruka imbere y'abayobozi be, ugasanga nibabona ibyiza yakoze mbere akihagera. Niko byaje kumugendekera ubwo David Raya yaje kwigaragaza, noneho Arsenal ikaza gufata umwanzuro ubwo inizanyo yari irangiye muri 2024 kwezi kwa 6 tariki 29. Arsenal noneho ifata umwanzuro ejo bundi tariki 3 ukwezi kwa 7 mu 2024 yo gusinyisha umunyezamu David Raya nk'umunyezamu noneho wa Arsenal byemewe, apana kunizanyo. Imutanga yabo ka miliyoni 31
n'ibihumbi 900 by'amayero. Ubwo nuko nguko umukinnyi cyangwa se uwahoze afatira ikipe ya Arsenal Aaron Ramsdale yeretswe imiryango. Ubu ngubu no kuvuga ngo Aaron Ramsdale yahise ajya mu ikipe ya Southampton aho yamutanzeho miliyoni 21 z'amayero. Buriya rero isomo umuntu akwiye gukuramo ni ukutirara, ahubwo ukongera umuhate n'umurava mu byo ukora. Ibi nibyo bavuga ko byaje, nibyo Aaron Ramsdale yabuze, kwirara kumva ko ari number 1 cyangwa se yamaze kugafata. Ntago byagakwiye. Nge hari umukinnyi njya ndeberaho mu Rwanda, Hakizimana Djihad, umukinnyi mwiza, ndetse n'uriya muvandimwe we ba Muhajiri. N'abakinnyi bagira ishyaka ba Sefu, bariya abakinnyi ubona ko bagira ishyaka, sindabona banegirije cyangwa se baregeje. N'abakinnyi nyine ubona bo bumva niba munyakazi ubundi bariya. Rero Aaron Ramsdale nawe akwiye kuzisubiraho. Ndabashimiye mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe. Komeza mugira ibihe byiza. Hasta la vista. Ciao.